Ikaze nanone nshuti mwene data muri aka kanya keza ko gusabana n'Imana mu ijambo ryayo. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo wa 15 n'uwa 16. Mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mushiki wacu mwene data, Imana yongeye kutugirira ubuntu, iduha akanya ko gukomeza inyigisho yacu yo kurwana intambara y'umwuka twifashishije intwaro z'Imana yaduhaye, kugira ngo tubashe guhagarara twemye tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Ubutumwa bwiza, gospel cyangwa evangile, ni intwari ikomeye ku mukristo, kuko ari inkuru y'ihumure imugenewe ngo amenye icyo Imana yakoze mu buzima bwe kandi cyiteka, ari cyo kumuha urukundo rwayo, itanga umwana wayo w'ikinege ku bwe. Iyo dusomye hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16, haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ku bw'ibyo rero natwe dusabwa ko iyi nkuru nziza itubera intwaro twitwaza buri munsi, ari byo kuba buri gihe twiteguye gusubiza utubajije. Hariya niko Petero atubwira hariya mu bice 3 umurongo wa 15, ibice 3 bya Petero wa mbere, haratubwira ngo kandi mwe mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu y'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza mwubaha. Byiringiro byacu dukwiye guhora tubyitwaje nk'intwaro, kuko tuzahura n'ibibazo bigamije kugira ngo bikubaze impamvu yo kwiringira kwawe. Ni kenshi rero uhura n'ibishaka gupima impamvu z'ibyiringiro byawe. Ukwiye rero guhora wuzuye ubutumwa bwiza, kugira ngo ubone intwaro yo kugira ngo uburizemo ibyo bitero by'umubi. Ikindi gituma twitwaza iyi ntwaro y'ubutumwa bwiza ni uguhora witeguye kurwanira kwizera wahawe. Niko Yuda aduha inama hariya ku murongo wa 3 w'urwandiko rwe, ko rugira igice kimwe, agira ati bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe kuzageza iteka ryose. Ni ngombwa ko utwara ubutumwa bwiza, kuko ari ryo shingiro ry'ibyo wizera. Iyi ntwaro rero irakenewe kugira ngo urwanire ibyo kwizera. Kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni intwari ikomeye ishegesha Satani, kuko irimo igisubizo cyose cy'ingingo yose yakwifashisha ngo akunyaga amahoro yawe, kandi ubutumwa nibwo soko y'amahoro yacu, no kudahagarara duhinda umushitsi imbere y'ibiduteye ubwoba. Ijambo kandi ryongeye kutubwira ngo hariya mu Befeso ibice 6 umurongo wa 16, ngo kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Gutwara ingabo yo kwizera, kuko Satani aturasa imyambi. Satani aturasa imyambi itandukanye, ariko mu kwizera ubutumwa bwiza hari ingabo idukingira.
kandi ikadukingira buri mwambi wose wa Satani. Hano nifashishije ingero nkeya z'imyambi Satani aturasa. Ndagira ngo mbabwire ngo umwambi w'uburwayi nta bubasha ufite, kuko nizera ko Yesu yatwikorereye ubumuga bwacu. Hariya muri Matayo 8:17 haranditse ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Imana ishimwe. Nshuti mwene data, nubwo uburwayi bugenda butugira imbata, ariko reka twongere turebe iyi ngabo, uyu mwambi nubwo uza waka umuriro, ariko dufite ingabo yitwa kwizera, ishingiye ko Kristo yikoreye ubumuga bwacu n'indwara zacu. Dukinga iyi ngabo rero kugira ngo uyu mwambi nawe uburizwemo mu izina rya Yesu. Rundi rugero, gutsindwa ntako, kuko nizeye ko uri muri jye aruta uri mu b'isi. Iyo dusomye hariya urwandiko rwa mbere rwa Yohana 4:4 haratubwira ngo bana bato muri ab'Imana, kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu b'isi. Nubwo Satani aguhindisha umushyitsi yuko uzatsindwa, utazanesha, ariko ingabo ikingira uwo mwambi irahari, kuko uri muri twe aruta uri mu b'isi. Ibiguteye ubwoba burya biri hasi y'imbaraga ufite, nta mpamvu yo gutinya rero. Ikindi, kuba uw'igisuzuguriro ntabyo. Satani abatwereka yuko tuzasuzugurwa, tuzakorwa n'isoni, ariko ibyo ntabyo, kuko nizeye ko nzaba igikoresho cy'icyubahiro cy'umwami. Hariya Timoteyo wa 2:21 haratubwira ngo nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Satani rero nubwo arasa uwo mwambi akubwira ati ziragukoze, ntabwo zizagukora, kuko umwambi we utarusha imbaraga ingabo dufite itubwira yuko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye wo gukoreshwa iby'icyubahiro. Satani kandi arasa umwambi wo kukongorera ku isi itsinze, abana b'Imana baneshejwe, ariko si byo, kuko nizera amasezerano ya Yesu ko amarembo y'ikuzimu atazashobora itorero. Muri Matayo 16:18 hatubwira ngo nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Izi ngero rero tubonye ni nkeya ugereranije n'amasezerano duhabwa mu ijambo ry'Imana, ngo kuyizera bitubera ingabo idukingira buri mwambi wose w'umubi waka umuriro. Inshingano rero yacu ni ukuritunga rikaba ritwuzuye, bityo imyambi yose ya Satani igafata ubusa, ntidukerereze muri uru rugendo. Nshuti mwene data, intwaro y'ubutumwa bwiza irakenewe kugira ngo udatakaza ibyiringiro kandi utanyagwa kwizera. Intwaro yo kwizera nayo ni ingenzi muri uru rugamba rw'umwuka, kugira ngo igukingire imyambi y'umwanzi arasa buri kanya yaka umuriro. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, ikurebe neza, ikwagurire imbago, kandi ishyigikire ibyifuzo byiza ufite, kugira ngo nawe ukomeze guhagarara udatsinzwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.